Muri equipe ya Sport ku munsi w'ejo imyitozo irangiye umutoza yagize ikiyo atangaza ku musore Mohamed Sheri yavuze uko yamubonye mu myitozo yarangiye. Abakinnyi nabo batangaje uko babonye Mohamed Sheri, ndaza kubinyuramo byose ndakubwira uko bimeze. So ndakubwira ko uyu musore Mohamed Sheri afite karite eshatu z'umusore Al-Luvum, akagira karite z'umusore Youssef Lab, akagira karite z'umusore Onana Light. Uyu musore Rayon Sport niho ibera hatari, niho ibera ikipe international de Rayon Sport ibiri gucima kanga. Ngabwire ko rwose umutoza yasubiyemo amashusho mu masaha y'umugoroba ageze mu rugo, aravuga ati ahangaha rero, ahangaha ibintu dukoze biteye ubwoba, uyu ngo yagomba kujya muri za Mamelodi, ibintu birakomeye cyane. So ndakubwira ko muri equipe ya Sport umuzamu Idrissa Kuyate byarangiye adasinye, ariko yemeje nka perezida wa Sport ko agomba gukora imyitozo. Ese byagenze bite? Ni biki batumvikanyeho? Reka turebe ngo ese byagenze bite. N'umusore nyine yagagaye mu myitozo ariko ntabwo yasinye. Ngiye kubwira operation y'uyu musore uko ihagaze muri equipe ya Rayon Sport. Ikindi mu buryo bwo kugura abakinnyi, ndakumenyesha ko perezida wa Sport hari ikintu kimwe cyane gikomeye cyane atari kwishimira muri iyi minsi muri equipe ya Sport. Amakuru avuye rwose arambwira ko hari ikintu kimwe ngiye kuba narambura nkababwira zandani kuri iki kintu perezida wa Sport atari kwishimira, kandi kirumvikana, ni logique. Iki kintu kirimo kiraba perezida atarimo yishimira. Mbere yuko batangiye kugura abakinnyi bari bakoze inama bacyumvikanaho. Ndaje mbakubiteza ndani kuri iyi inkuru iva kwa perezida wa Rayon Sport. Rayon Sport iri gushaka abakinnyi, irimo irashaka abakinnyi muri defense, abawinga, abataka Light, kugira ngo Rayon Sport ibe sude ibe iri full, ku buryo derby iri mu kwezi kwa munani hagati y'itariki ya mbere kugeza ku ya 9 Fegwafa irenda kunaga umunsi hanze. Derby izaberaho tariki ya 9 z'ukwezi kwa munani. Derby rwose izaba muri stade Amahoro. Rayon Sport rwose ishobora kuzigaragaza kuri Mohamed Sheri unyereza agapira kuri rwego abafana twamaze kubona. Ibintu birakomeye cyane. So akababwira ngo umuntu wese turakana kuri subscribe na kandi kuri subscribe, ubundi tutangire tuganire neza cyane. Turebe ngo ese abakinnyi batangaje iki kuri Mohamed Sheri, umutoza we nyuma yo kureba amashusho akasubiramo akayitegereza yatangaje iki. Ayo ngayo ndayabafitiye. So kana kuri subscribe, mubwirane abakunzi ba Rayon Sport, mubwirane mukande kuri subscribe. Reba nimba warakanze kuri subscribe, ubundi ukoreho wikomereze tuganire. Onyandike muri comment unsuze konje nziza nawe gose wa mukunzi we. Abafana ba Sport mubigire ibihe byiza cyane. So reka dutangire neza cyane. Yes, reka utangire neza cyane. Turambura amakuru yose. Ndashaka ko abakunzi ba Rayon Sport mwese muhita muzamura udutima nimba ukunda Rayon Sport by'imbere indani, atari bimwe byo kubeshya. Zamura udutima, wicare hamwe aka gakonje. Nizere ko muri kwenjoyinga, nizere ko muryoshye, ariko mwirinde kunywa inzoga muri gahunda yo kwibohora. Tukomeze tugire gute, tugende twiyubaka mu buryo butandukanye. Muzamura udutima abakunzi ba Sport, ubundi tugire gute, twitereke. So ku munsi w'ejo perezida wa Sport yajyanye ibiganiro n'abakinnyi babiri. Ku bw'amahirwe habonekamo umwe arasinya, ari we Mohamed Sheri. Ku munsi w'ejo yarasinye igihe kingana n'umwaka, arasinya, ibintu bigenda neza. Umusore Idrissa Kuyate operation ye uko ihagaze, perezida wa Sport bagiranye ibiganiro bikomeye cyane. Icyambere perezida wa Sport amubwiye ati Rayon Sport na mafaranga ifite miliyoni 15. Rayon Sport ayo mafaranga nayo dufite. Amubwiye ati wasinya tukagwereza sheke. Noneho nyuma ya match ya Rayon Day hagati y'itariki mu kwezi kwa 7 mu matariki ya 25 kugeza mu kwezi kwa munani, byubuze tariki 5 hazabonekamo umukino cyangwa se imikino ibiri. Rayon Sport miliyoni zawe uzazihabwa. So bamubwira ati rero asinya hano, ibintu bizagenda neza, humura nta kibazo. Idrissa Kuyate ababwira ati no, nge ndashaka amafaranga yuzuye, ndashyira umukono ku masezerano ari uko mbonye miliyoni 15 kuri konte yanjye. Awe ati rero bamara nk'iminota 30 byanze kuva saa 9 kugeza hafi saa 10 biragenda biranga. Ababwira ati rero
nimba byanze reka tuguhereze miliyoni 7 ubundi usinye. Abafana ba siporo bamaze iminsi mu gihariro, ubundi usinye miliyoni 7 zirasigara uzazihabwa. Bamwira ati wowe miliyoni 7 n'igice zizasigara turaguheza sheke kuri nyuma ya match ya Royal Day, uzagira gute uzayihabwa nta kibazo gihari. Abe ati no reka mbabwize ukuri ndashaka amafaranga yuzuye miliyoni 15. Abe ati nta kibazo. Umuzamu ahita ababwira ati rero nimba nta mafaranga mufite reka nitabira imyitozo. Ni nako mwagiye kubona mukabona we na Mohamed Sheri bahise bajya muri tize zo kwiruka. Ati reka nanjye mu myitozo kugira ngo byibuze nyine nangire kugarura akantu ka fitness, kambe ninaze mu myitozo mbe ndakora nta kibazo. Nta kibazo, ayo mafaranga naboneka nzasinya, nta hantu nibujye ndahari ngewe ndi mu Rwanda, nta kibazo ngewe nzasinya nta kibazo. Nuko gahunda ziteye, niwe abwira ati reka njye mu myitozo nta kibazo, amafaranga naboneka nzasinya. Ariko barumvikanye byararangiye. So kuri perezida wa Rayon Sport uti bimeze bite? Kuri perezida wa Sport ikibazo afite, abafana ba Sport namwe muri mu byumva, namwe murumva ko ari ikintu cyumvikana kandi gifite logique, ntabwo ari ibintu byo gupuratika, ni ibintu nyine bifite logique. Ikintu arimo nyine kumva tari cyiza Rayon Sport irimo irashaka gukora. Icyambere nakubwira, Rayon Sport ifite ikintu cyambere na mbere kamanze duhere ku nama. Rayon Sport igisoza sezo mu kwezi kwa gatandatu mu matariki ya mbere, mbere uko bajya kugura abakinyi bakoze inama uburyo bagomba kuguramo abakinyi n'uburyo bagomba kubahembamo, amafaranga bagomba kubahemba, umubare w'abakinyi bagomba kuzagura, ndetse nyine nibizabagendaho, gucumbika, transport muri championnat nyine barabara basanga bazakoresha miliyari y'amafaranga y'u Rwanda uri ino season tuzatangira mu kwezi kwa 8. Nuko gahunda zite. Noneho perezida wa Sport bakoze inama y'abakinyi bagomba kuzinjiza muri equipe ya Sport muri ino season. Umvikanye ko bazinjizamo abakinyi hagati ya 24 na 26. Ni nabo umutoza yabasabye, abakinyi babiri kuri buri mwanya. So perezida wa Sport rero ikibazo afite giteye gutya, abakinyi bageze bari hagati mu kibuga n'abakinyi bari hagati ya 6 hafi na 7 ahubwo 6-5 gutyo. Perezida wa Sport afite ikibazo n'ubu ngubu transfer ya Bigirimana Betty nuko iri kugenda wenda icika intege, ariko hari bamwe mu bantu cyane Gacinya niwe ushaka Bigirimana Betty, ngaramukunda cyane, amukunda byo ku rwego hejuru. Gacinya ni nawe iyi transfer nyine uyirimo cyane. Perezida wa Sport afite ikibazo giteye gutya, muri Rayon Sport hagati mu kibuga harimo abakinyi benshi, kandi harimo abakinyi murabizi ko umubare w'abanyamahanga n'abakinyi bagera ku 10, abakinyi 6 mu kibuga na 4 kuri bench. Perezida wa Sport avuga ati hari abakinyi bazajya bajya muri stade kubera umubare w'abanyamahanga, abakinyi b'abanyamahanga abo umutoza azabona urwego rwabo ruri hasi cyangwa se ibyo abakina atabikeneye, abakinyi bazajya bagira gute, bazajya bajya muri stade kandi tubahemba. So avuga ati hagati mu kibuga harimo Richard Ndayishimiye, uwo numwe, hakabamo Paplay, uwo wa kabiri, hakabamo Mohamed Sheri wasinye, uwo wa gatatu, hakabamo Ishimwe Fiston, uwo wa kane, hakabamo Adama Bakayoko, uwo wa kangahe, wa gatanu, hakabamo Tony Sekitoga, uwo wa gatandatu, hakabamo Tambwe Maguruwari, uwo wa kangahe, wa karindwi, ndetse na Bigirimana Betty bari gushaka mu kibuga abakinyi hagati mu kibuga bagera ku 8, kandi umutoza azakoresha abakinyi 3 hagati mu kibuga. Perezida wa Sport icyo kintu kirimo kiramubabaza cyane. Nubwo rwose barimo barashaka kuzana Bigirimana Betty, ariko perezida wa Sport arabwira ati nyuma yo gusinyisha Mohamed Sheri, Bigirimana Betty ni mumureke, mwari guhitamo Bigirimana Betty cyangwa se mugahitamo Mohamed Sheri. Nicyo kintu yamaze kubabwira ku masa y'umugoroba. Nyuma yo kumusinyisha yababwira ati nimba mwahisemo Mohamed Sheri mumureke Bigirimana Betty rero, kuko abakinyi 8 hagati mu kibuga sinzi ubwo uko bajya bakina. Ubwo urumva yajya turanya kandi muri abo bakinyi bose abakinyi b'abanyarwanda ni wabo harimo umwe cyangwa 2, kandi bati rero nicyo kintu nyine atishimiye cyane. Hari n'umusore Kanamugiroje ku munsi w'ejo yari yagiye mu Bugesera kuganira na Perezida Gahigi nimba yagira gute, nimba yasinyira Bugesera, ariko birangira batumvikanye ku mafaranga. Ubu ngubu ariko yari yasoza amasezerano muri equipe Sport. Ariko ikindi nabya kunze Sport narindwa Aimable
bamuriho bari kuganira na Mukura kugira ngo babe bajya gute babe bagira uko baganira. Ku bandi basore barimo uriya musore wo muri Etincelle nawe bamanje gukuraho iyi transfer ya Mohamed Sheri kuko niyo gahunda yo bumva babonaga nyine kumvikana bitari gukunda neza. Ndakubwira ko uriya musore Ayman nawe muri iki cyumweru wose tugiye turasoza muri iyi weekend, ibyo nawe biraza kurangira ibintu byamaze kugira gute kuba byatungana. So ikindi nakubwira muri equipe ya Rayon Sport, reka tugiye kuri Mohamed Sheri uti bimeze bite. Ariko reka mbabwire equipe ya Sport yaguze abakinyi, ariko uwitwa Mohamed Sheri uburyo yitwaye mu myitozo, umutozo uburyo yamuvuze, uburyo abakinyi bumiwe bifashe ku gahanga bakavuga ati uyu nguyu noneho umupira hari abantu bawushoboye n'abatawushoboye. Mohamed Sheri afite karite, noneho abakunzi ba Sport mukunda abakinyi bazi gucenga, mukunda abakinyi nk'aba Onana. Mohamed Sheri we arenze Onana, arenze Yusefu ku mipira, uburyo yitwara mu kibuga ni nka kapiteni uko Muhire Kevin yitwaraga cyagiye na Forunganye. Ibintu Forunganye ashobora kuza ntagaruka, ashobora kuzatsinda ibitego 25 kuko uyu mukinyi azi gupasa, azi gutanga mipira ivamo ibitego myinshi. Uyu mukinyi ndakubwiza ukuri ko ejo burya umukinyi ukoze imyitozo ya mbere akagaragaza ko ari umukinyi nyine wo ku rwego hejuru, akoze imyitozo ya mbere, uwo mukinyi abateye ubwoba, uwo mukinyi aba ari ku rundi rwego. So umutoza rero mu masaha y'umugoroba basoje imyitozo, umutoza nyine aratsaka ajya mu rugo, ariko abagomba gusubiramo amashusho y'imyitozo yabaye. Umutoza rero yamurebye, uyu musore aramureba ujya akora fente, uburyo akora move mu kibuga, uburyo akinana na bagenzi bakamubwira ati mpasa hano, yamara kumupasa agahita akora move agahindukira akajya mu yindi angle. Urumva yavuze ati birashoboka ko nanahindura systeme nkakina 4-3-3 cyangwa se nkakina 4-1-3-2. Urumva yavuze ati uko bigenda ashobora gukina 4-1-3-2, right, akataka bimwe byadanje, kuko uyu mukinyi uburyo ngo yamubonye mu kibuga birashoboka ko rwose yatanga assist 20 muri saison, kuko afite karite. Abonye Yusuf Rabu pass yigeze guhereza Onana, atsinda igitego AP Football Club. Uyu mukinyi ni mubi cyane, uyu mukinyi n'abakinyi ntakubwiye ngo n'abakinyi, hari abakinyi babiri batangaje, hari abakinyi bagera kuri 3 bagize icyo bavuga kuri uyu mukinyi, bavuze bati umupira azi ateye ubwoba, kuko nyine burya abakinyi n'abantu nyine abakinyi n'abantu nk'ikipe nk'iyiguze umukinyi, abakinyi bari basanzwe muri equipe baramureba akavuga ati umukinyi ashobora kuzadufasha cyangwa se ntazadufasha. Nk'umuntu bita Muhire Kevin akiri muri equipe Sport, abazanye abakinyi barimo Adrai Jaro, Asana na Innocent ndetse na Suleiman Dafer. Avuga ati muri Kevin akibona imyitozo ya mbere, avuze ati umusore Adrai Jaro nta kintu azadufasha, nyine ni umwana pe. Akimubona mu myitozo ya mbere avuga ngo Asana na Innocent azi umupira, ahubwo ni imyitozo mike yafite fitness yo ku rwego haje. Abakinyi rero iyo umukinyi mushya ageze muri equipe ahita babona ko hari ikintu yabafasha. Abakinyi bavuga ati uyu no mukinyi mwiza kuri touche, babonye babonaga ko gose bari no kumureba bamurangariye. Umukinyi yaje nka kapiteni kabisa. Rayon Sport gose ahangaha gose mu gitoro nababwiye ni Rayon Sport amakipe irajya mu marushanwa ya CAF Confederation Cup, izahura n'amakipe atandukanye, ariko bazavuga ati ikipe ni ya hehe yigondeye abazungu, kuko ibintu birakomeye cyane. Uburyo baba hari fente yakoze, navuga ati uyu mukinyi muri kiriya kibuga cyo muri Stade Amahoro, match ya Football Club na Rayon Sport iri mu kwezi kwa 8 ku itariki 9, ahangaha dushobora kuzabona kandanda iteye ubwoba, dushobora kuzabona umupira, kuko umutoza amaze kuvivura umuntu wese uri mu nzove, yavuye mu nzove avuga ati rwose, ndetse n'abandi n'umutoza wongirije rwose bashimye pe,
bashimye abitwa ba Eric Irambona bavuze bati ahangaha diru dani, uyu mukinyi si ngombwa ngo tujye kumureba ibintu byinshi. Bavuze bati uyu mukinyi rwose afite karite nyinshi zitandukanye kandi nyine ni umukapiteni uramubona uburyo icyizere tekino mentale ari hejuru mentalite, kandi ikindi uyu ni umukinyi arakomeye. Hari abarabu nyine bakina bagwa nk'uyu Ryan ntabwo akomeye cyane kubera ko, ariko uyu nguyu nta nyine arakomeye, ntabwo agwa, afata baro ukabona ko ayifite ku kirenge byose, arafata baro ukabona ko, kandi aranakomeye no mu cyitwa duel arakukubita igitugu ugahigama. Ikindi uyu musore arakomeye amaguru, afite fitness, yarasoje sezo akina hariya muri Tunisia, kandi murabizi ko Tunisia biriya bihugu ni ibihugu biba bikomeye cyane ku yitwa physique ari hejuru cyane. Mbese nyine umukinyi yujuje ikintu cyose kibaho, ahubwo ari kuvuga bati umuntu wamusigishije umwaka bakaba yamuhaye imyaka 2, kuko uyu mukinyi ni umukinyi ushobora kuzajya mu makipe akomeye cyane nyuma ya season nirangira, ahubwo azagurwa amafaranga ataba, kuko Rayon Sport ni ikipe nyine, ni brand ikomeye cyane, igiye kumushira kuri level, igiye kumushira ku itara. So nababwira ngo abakunzi ba Rayon Sport mukomeze kugira ibihe byiza cyane, ariko icyo nababwira nuko uyu munsi nta myitozo ihari ku makundi kunyana mfata gahoro gahoro. Uyu munsi manza nta myitozo ihari, umunsi manza rwose nta mwitozo uhari. So reka mabwire ngo mugire konje nziza cyane, ko twanayirangije twagize muri weekend, musigane ibihe byiza cyane.